Wawaye. Ako fani nje nubwo mfe wallahi ntabwo ndusha gucugusa ikibuno. Ndese ngenda kurusha nyine. Nukore mbabari. Kareka nabyo. Mumbari fani nabikore. Nabyo. Urumva je rero mbanza mbatwikirana nababwira uko biba bimeze nanabereka nyine kibuno ntabwo mba nambaye ikibuno by the way ni ikibuno cyanjye gisanzwe. Niyo mpamvu nanjye rero mba ndi kubereka mba ndi korobeje ho gato. Ako fani. No. Iki. Babarero mbwiye. Nenda kurongo irijo. Nimba orango yakana. Nzuko amaganga ariko jojo ngo kubera iki nkubona ndongo yakamfubye. Cyangwa n'umuntu nyine uteye mujinya numvaga nta mukobe. Nabo bashe wagire bakivu media TV. Nibiganiro becho ntabwo ubyumva. Upfubye umuntu ntacyo ko yakurongo yakagupfubya bamufashije iki nambwiye ati namwigishije nyine cyo ko byonzi ndambwira ati basi wenda ngende nyine ariko hari umuntu umfasha nyine ujye ureba Kivu Media TV azajya gufasha ariko noneho kimwigisha basi abanyahazi nyine haje impinduka ho gatoya ukuntu ahubwo nyine njye nazo ndi kwibaza ku bantu b'abasore cyangwa abagabo gusesa bimeze biti Abraham gusisa ni ibintu biryoha ariko biryohera nyine ku bantu babikunda ku bantu bashakanye nimba umugabo wakunda kugusisa ni gute wowe utamusisa gerageza nyine nawe umusise kuko aba yabigukoreye ku bantu nyine babikora ntabwo umugabo yazanga gushyiramo akarimi ngo wange koga imboro ye nyine muraba mubyumva n'uwa mugore aragira ati umugabo yarambwiye ati ngo njye umugore wanjye ndamusisanga ariko naramubwiye ngo yonke imboro yanjye aranga shiri wakiza kanaranga imagine kandi ngarabimukorera n'abantu ndumva ngiye nyine iki kibazo mfite hari umusore w'inshuti yanjye yarambwiye agiye gusura umukobwa aramusisa nyine ngabona nyine ntabwo ari fresh nyine agiye kumusisa abona ntabwo ari fresh arabika hanyuma abandi bamastori y'ukuntu umusore yagiye yasesheje baby urabona ko ababebe ngo barwara ama infection nyine hari ibinini bacisha munsi by'ama infection nyine ngo aramusisa n'icyo kinini ajya hanyuma arabyimba bituma ajya kwa muganga ura gusesa hari ubwo byaba ari byiza ni byiza ariko nta nubwo ari na byiza nyese wajya gusisa umurega muke turi kuvuga mu bashakanye ntabwo umuntu azabugure na Jojo na Fanny amusisa ntabwo nahura na Claude na Jean Paul nande ngo mbasise abantu baziranye abantu bajyana kwa muganga abantu bakokeye gusishije umuntu arwaye infection urinaire afite infection urinaire n'iminwa irabyimba byo ntabwo ubwo ikishyiramo akarimi iminwa ihita ibyimba uhita ubona ko nyine arwaye infection urinaire tumubwira ati sheri jya kwivuza ubwo muhita mucyara gusa nyine icyo twagarukagaho ni icyo gusesa ni byose biranacyoha ntabwo mbeshye cyane gusesa abagabo biba ari byiza cyane biba ari byiza cyane mu bagore we biba ari byiza ndabeshya gusesa ni byiza gusa nyine tugaruke ku kintu twari turi kuvuga ako kana agaciyemo nyine nibarizaga agiye ku giti cyanjye marura umuntu yarambabaje yaragusigaye nabi ni Stephanie yanze kukunyaza yanze kukurya kushaka turushaka yaza poster ukunda ni iki cyagukorera sharameze mu mwana uri kandi n'umuntu wabona nyine yabasha ariko n'ubundi kubyibuka ariko gusa nyine nyimara kumwigisha nyine ko yabigenza nabonye hari akantagiye kuzamo gusa nyine yagitangira agiye nagwamagara yamubaje narindi no kurira wayifatira gukicu nitukaninyanga n'ambaragira ariko hari abagabo bameze gutya niyo mpamvu mubona Fanny yababaye nino joro bamurongoye nawe ariko njyakanyamuneza bayamazemo murareba ko na cyakidani mu nda zeru kabisa ubundi maneke kabisa ubucatse umva nukwijyana nko nshaka ngi batsweye neza baranyaza neza naryohewe ne mpamvu mbona ndi guseka wallahi Fanny nanjye ndibona ndashaka umupfu bose ngaho uri umupfu bose ndimo mushaka mwe mukurikiranye mubyumvireze umunsi ndashaka umuntu w'igituba neza akama imboro neza ku buryo ndi bwumva akajagari kose akamazemo yawo nta kajagari gasigaye mu gituba cyanjye yawo
umva akajagari kuzuye ariko ariko mu byumve uriya wa muhungu washyize akajagari mu gitoba cya Fani ndagukomeje kandi kurikirana Kivu Media TV kugira ngo ubashe kubona ukuntu wakora akajagari mu gitoba abane n'ukuntu nababaye gushyira ibyo bintu ntago ari byiza nyine hari ukuntu gusa nyine bagabo mumeze gutyo mutabasha kurongora abagore banyu neza mwese ko ntabwo atazababara nk'uko nanjye nababaye kubona babaye ni uko bandongoye nabi ntabwo bandongoye neza pe ariko mwisubireho mujye muhereza imbora abagore banyu n'abagore banyu bahereza igituba neza mwese mwumve muruhutse mwumve mwishimye kuko abagabo nubwo tuvuga ngo abagore bahaye igituba nabi yego bakibaha nabi ariko buriya umugabo yamaze kurangiza aba yumva nyine ko nta kindi nk'ubwo ntuwo nawe yamaze kurangiza mboneraga aragaramye hariya arumva yishimye njyewe ndi kumva umutwe wanjye ndimo ndashira numva ariko mwisubireho ntabwo ari byiza pe kandi abona umuntu wari ugiye kurongora yakubwiraga ati ubone imbora imeze iki ati umuhereza ngo kime ayishyizemo wumva ntahari gukoza umukaritasi n'ukuntu yari afite imboro nziza nini ibyibushye nyine ubona ibereye kurongora neza ukishima nyine tu ukishima ariko yamfubirije imboro afite ntabwo azi kuyikoresha niyo mpamvu nanjye nahabaye kugira ngo umuganirize mwigishe basi ajye ayikoresha neza ntabwo iyi mboro afite ari fureshi tubanje kubasuhuza abakunzi ba Kivu Media TV nk'ibisanzwe muri kumwe n'umukobwa wanyu Jojo na Fani turabasaba gukanda subscribe na like n'akazogera na comment no gusharinga mu nshuti zanyu kugira ngo zibashe kubona ibiganiro byose byiza tubagezaho nukuri turabakunda insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi aragira iti murongora abagore baba neza nta kubima nabo nta kubiyima kwiyima umugabo nuko ujya kumuha igituba bitakurimo utabishaka ubumba amaguru wigaramiye ngo nabyikorane ubwo uba wamwiyimye nta gituba umuhaye no ku bagabo kwima umugore imboro ni uko ugiye kuyimuha ugahita ushyiramo amasegonda ukabona arangije kandi umugore agishaka imibonano mpuzabitsina kandi nta kandi gatoro wakora ubwo umwimye imboro pe ubu mubabaje pe Fani turabizi habaho n'abagore batinda kurangiza rero umugabo niba uzi ko umugore watinda kurangiza hari ukuntu umugabo cyangwa umusore nyine iyo bari gukora imibonano bari guswerana nyine iyo ugiye kurangiza umwiyakaho gatoshye kuko mayindi yo kurangiza iyo umwiyatseho ibisubiye inyuma ugahita wongera ugatangira kongera nyine ukamuswera ubwo icyo gihe bihita bituma wenda niyo warangiza haburaho gato ngo arangize hari n'ukuntu nyine bahita bakoresha n'intoki ariko ntabimenye akumva ko nyine hakiri igiki kimurimo ugakoresha n'intoki ubwo nawe iyo uri gukoresha intoki atararangiza na ya dike yawe ihita yongera kugira imbaraga zo gushaka ubushake bwo kurongora ako kantu mujye mukamenya nako uko hari abagore hari nyine abagore ushobora kumara n'isaha n'igice atararangiza kandi ari agaturu kamwe rero bagabo mumenye ukuntu muzajya nyine mumenya gufata abagore banyu uzi gukora nk'isaha basi reka ndeke kuyivuga n'iminota 30 imbara ikikurimo ariko bikuryoheye nyine ukiri mu buryohe kuko turabizi ko imibonano kurangiza nyine ni akantu k'akantu gatoya k'ibihe bito ariko umviye minota 30 cyumva uburyohesha imbara ikikurimo ikuryoheye nyine wakoze ibintu bishaka nyine hari nyine n'abagabo nabo batinda kurangiza ugasanga wenda nk'umugore arangije nka kabiri y'umugabo atararangiza umugabo wishimira gucumitsa gusa burya hari igihe ubabaza umugore nimba ubona weho watinze kurangiza ukumva umugore yatangiye kuma ujye ukuramo imboro mu gituba urugero unyaze gake wongere unyaze gake ububere buzongera bugaruke aho kugira ngo ababare weho nyine hari abantu bakunda gucumita gusa ntibanyaze ariko mu gihe uzi kutinda kurangiza umugore wawe wumva nyine yatangiye gukomera nawe ubera gifite kuramo imboro mu gituba gakeya wongere umunyaze gake yongera ubera wongere gusubira mu gikorwa cyawe yego mubyumva rero
ugomba kumwiyaka ukanayikuramo kuko ushobora kumucumita isaha yose utamunyaza nyamara uwo mugore akarangiza yarangiza ubwo cyagiye we yumva bwa bushake atakibufite nuko utakuyemo wongere umushakishe nyine ukoza kuri rugongo akomeze yumva uburyohe n'ubushagara buze cyane niko bigenda bura niyo yumva atangiye gucika intege nyine iyo utangiye kongera kumukorakora kuri rugongo umukubitaho nyine kugira ngo anyare nawe utayongera kumva ubushake bugiye buragarutse kuko abantu bakunda bitandukanye hari uwugira swingi cyangwa ashaka imibonano wamukoze ku muku hari ababishaka wakoze mu misatsi ku bakobwa hari n'ubishaka umusomye rero icyo kintu mugomba kumenya ngo akunda iki ese nihe namukora kugira ngo ubushake buze naho nyine ni ku kamoko cyangwa wamusomye cyangwa wamukoze mu gutwi cyangwa washyizemo akarimi ewana aho cyangwa wamukoze no kwita